Muraho neza, uyu munsi ngiye kubasobanurira ibintu bitanu cyangwa se ngiye kuba nababwira ibintu bitanu bituma umukobwa cyangwa se umugore muri kumwe wowe umugabo ashobora kuba yaguca inyuma cyangwa se ni ibintu bituma ubusambanyi bwiyongera ku gitsina gore kiba kiri kumwe n'umusore cyangwa se umugabo bitewe n'icyiciro urimo. Ikintu cya mbere gituma umugore cyangwa se umukobwa mubana ashobora kuba yasambana cyangwa se yaguca inyuma, kutanyurwa mu mibonano mpuzabitsina. Urubyiruko rwinshi cyangwa se abantu bateretana benshi bararyamana, ibyo byo turabizi ntabwo ari ibyo gutindaho. Ikindi cya kabiri, abagabo babana ibyo ngibyo biba byarabahuje, rero iyo mubikora ntanyurwe, akenshi abagore bakunda guhita bafata umwanzuro wo kujya gushaka ibyishimo babuze ku bandi bagabo kurusha abagabo. Umugabo we ushobora kutamunyura uyu munsi akihangana n'ejo akihangana, ariko umugore nabo barihangana iyo agukunda bya nyabyo ari urukundo rwa nyarwo. Aha ngaha turi kuvuga ku bagabo n'abagore babana cyangwa se ku basore n'abakobwa bakundanye baryamana, ariko akenshi ntabwo umukobwa aba agukunda bya nyabyo, nicyo gituma ajya gushaka ibyishimo yakubuzeho ahandi. Impamvu ya mbere ituma abagore cyangwa se abakobwa baca inyuma abo bakunze cyangwa se abo bari kumwe muri relationship ni ukutanyurwa mu mibonano mpuzabitsina. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri tugiye kuvugaho nanone tugiye kuba twababwira igituma umukobwa cyangwa se umudamu ashobora kuguca inyuma ni uko nta rukundo ruhamye ruba ruhari. Iyo mukundana bya nyabyo niyo agiye kubikora cyangwa se niyo yatekereje kubikora aba yumva agiye gukora ikosa cyangwa se agiye gukora icyaha. So rero iyo nta rukundo ruhamye ruri hagati yanyu, muhora ari hasi hejuru 90%, umukobwa cyangwa se umugore muri kumwe muri relationship ashobora kuba yaguca inyuma byoroshye. Icya gatatu, kurambirwa. Ikindi kintu cya gatatu gituma umugore ashobora kuba yaguca inyuma cyangwa se umukobwa yaguca inyuma ni ukurambirwa mu rukundo cyangwa se mu mubano. Umugore wenda mukaba mubana uri umugabo akarambirwa urugo, akumva stress z'urugo, utubazo two mu rugo twa hato na hato, akumva ntabwo akibishaka, akumva arabirambiwe. Yaba ari umukobwa akumva guhora ari kumwe nawe bidahinduka, akumva arabirambiwe. Aha ngaha si kuri bose, aha si kuri bose, ni kuri bamwe uwo bibayeho akenshi usanga izi mpamvu ndi kuvuga aha ngaha akenshi arizo ziganje iyo byabaye. Impamvu ya kane, guhura n'abantu bamakeya cyane kurusha wize umuha. Iyo ufite umugore cyangwa se ufite umukobwa mukundana, wirinda ko yahura n'abantu bamakeya cyane birengereye, nawe iyo adashaka kuguca inyuma yirinda kwihuza n'abantu bamwitaho birenze uko umugabo bamwitaho. Niba uri umukobwa ukaba ukunda umuhungu cyangwa se ukabukundana n'umuhungu cyangwa se waba uri umumama uri umudamu ukabukundana n'umugabo, irinde abagabo baguha keya cyane zirenze iz'umugabo waguha. Burya niba umukunda biba bisobanuye ko uko keya aguha uko zingana ugomba kunyurwa nazo. Iyo wemeye ko undi mugabo cyangwa se undi muntu w'igitsina gabo aguha keya, niba uri umugabo cyangwa se umumama, menya ko uri hafi cyangwa se uri bugufi cyane yo guca inyuma umuntu mubanye cyangwa se umuntu muri kumwe muri relationship. Rero guhabwa keya cyane n'umuntu utari umugabo wawe biba biri kuganisha ahantu ho kuba wamuca inyuma. Impamvu ya gatanu ariyo ya nyuma, ubukene cyangwa se ubukungu butifashe neza hagati y'abantu babiri bari muri relationship bituma umugore ashobora kuguca inyuma. Urugero, uba usanga nk'umugore cyangwa se umugore ubana n'umugabo, uba usanga akenshi iyo wenda ubukungu bwifashe nabi, hari abagabo b'abakire cyangwa se bafite amafaranga bashobora kuza bakamwinjirira bakamuha wowe ibyo utabasha kumuha mu buryo bujyanye n'ubukungu muri financial.
ugasanga bari kumenya buri kimwe, ibyo utamumenya ugasanga bikurijeho kuba yaguca inyuma. No hagati y'umukobwa n'umuhungu ni uko, ugasanga umukobwa niba mukundana ugasanga we nta kintu ufite, nta kintu uriho, ugasanga hari undi muhungu uri kumumenyera buri kimwe, bakazajya baryamana ariko kubera ko we agukunda akavuga ati ntabwo yaguhemukira. Urumva iyo nayo n'indi mpamvu yatera umuntu muri kumwe muri relationship ashaka kuba yaguca inyuma. Ariko izi mpamvu ntabwo zikurikizaho, ntabwo ziba ziriho ijana ku ijana cyangwa se wazikomfirima ijana ku ijana, biterwa n'uwo byabayeho. Hari uko bishobora kubaho ari izindi mpamvu zihariye, ariko izi ngizi eshanu nizo mpamvu z'ingenzi zikunda gutera icyo kibazo ku bantu bakunda kubyibaza. Ndabakunda cyane.